Imana turayikoresha ntidukoresha. Uru Rwanda mbere yuko imihanda izamo n'imodoka zitaraza n'amashanyarazi ataraza nta bahanuzi bahabaga barahabaga. Ubwo bahanuraga perimese nta mihanda ihari. Bibaho se bahanura perime nta mihanda. Nese bari guhanura ngo fata imodoka nta muhanda urayigendeshamo se. Urakoze cyane. Muri make rero uyu mwuka w'ubuhanuzi fata perime, fata imodoka, fata visa ni umwuka uje mu gihe kite ni umwuka nge nkwita umwuka w'iterambere. None se bishatse kuvuga ko Imana y'ubu ngubu ariyo nsirimo gusumba Imana ya mbere. Abantu bafashe Imana bakayirema mu ishusho yabo aho kugira ngo bo baremwe mu ishusho y'Imana. Iyo Mana rero baremye mu ishusho yabo niyo bakoresha ibyo bashaka, ntabwo ari bo bakora ibyo ishaka. Nge bamanuriye ko afite iki inzaratsi, we bamuhanuriye ko mfite iki indaya. Aha reka ntahe rero ngere mu rugo nge nari nabitesheje agaciro. Arambwira ngo iki cyobo wakibonye ntinakibonye, ngo uzi yuko ngo mu minsi ishize ngo ndi gusenga ngo Imana yambwiye ko igiye kwica mama runaka ngo yamara kumwica ngo ngikame indi umugore, ngo none ngo ndi kureba iki cyobo ngo nkabona ngo kimeze nk'ahantu tuzamuhamba ngo yapfuye, ngo kandi Imana yambwiye ko biri hafi ngo ari hafi gupfa vuba ahangaha. Abimbwiye auxiliaire y'iby'Imana byose. Fata ijambo ryitwa urukundo urigire centre y'iby'Imana ivuga. Ikintu cyose kizaza kivuye mu mwuka ukabona kitari buza n'urukundo jya umenya ko ari icya shitani. Kansoringa ibintu byose biraza biguhesha amahoro ku giti cyawe bidahesha abandi amahoro ni ibya shitani. Aha reka mbaye ikaze mbashimira mwese mudukurikirana no kuri Prophete Ezekiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye nitwa Depio akanizere ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba ari hano mu Rwanda abari ku migabane itandukanye y'isi. Reka twizere ko mumeze neza amwe mwese mudukurikira muri mu Burundi, muri Afrika muri rusange, muri Amerika cyangwa se n'ahandi hatandukanye. Reka twizere ko mumeze neza. Birashoboka ko kandi waba utameze neza uri muri situation itari nziza, Imana niyo iba yabyemeye kugira ngo bibe. Wigira kwiheba Imana biba izi impamvu yabyo. Nkuko mubibona mu mboni za kamera zacu turi kumwe n'abakozi b'Imana babiri bafite akanyamuneza rwose, barafite amavuta, bagiye kutugezaho ijambo ry'Imana, bariteguye, barakenyeye, murabibona rwose ko biteguye bameze neza. Reka batangire batwibwira hanyuma baze kudupfundurira agaseke badupfundikiriye tuze kumenya ibirimo. Reka dutangirane n'ufite mikrofone atwibwire. Karibu kuri kamera za Prophete Ezekiel TV. Murakoze cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amazina yanjye nitwa Dusabe Yezu Jeremy. Nkaba ndi umunyamasengesho, ndi n'umuvugabutumwa. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Urakoze cyane. Hereza mugenzi wundi muri kumwe hanyuma nawe twibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Tuyishime Focus. Nkunda gusenga cyane. Ukunda gusenga kandi akenshi na kenshi abantu munziho nk'umuririmbyi nyine. Ndumuramyi. Ndabagarukiye uyu munsi nazamutse umusozi nanjye nabaho. Ayo munsi watuzaniye kabisa. Uyu munsi naje kubereka ibyiza by'ahangaha. Nabagereyeyo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Aha urakoze cyane. Ngira ngo nk'uko mutubona ahantu duherereye harihariye, ntago hasanzwe. Ushobora kwibaza ngo ahantu ni hehe mwabagabo, ahantu turi ni hehe? Ahantu hakoze ni amateka cyangwa se ni umusozi akenshi na kenshi abantu baziho kuri Ndabirambiwe. Yego. Ni umusozi uba mu karere ka Musanze. Uyu musozi ni umusozi ukunzwe cyane kubera ko akenshi na kenshi benshi bahagera bababaye bakahakirira, bakahagera hari byinshi bakeneye bakabibona. Ubwo natwe twacukumbuye dukora ubushakashatsi turabatuye uyu musozi bavuga natwe katuzamuke tuhagera. Bivuze ngo mwahageze namwe mwari hari ibibaremereye, hari ibyo mwari murwaye mwaje kuhakirira. Hereza mikrofone mugenzi wacu nawe adufashe gusubiza icyo kibazo. Urakoze cyane.
nge ntabwo nahageze ndwaye cyangwa hari ibindi biremereye cyane, ahubwo ni kwa kundi umuntu avuga ngo reka ngende njye gusenga Imana, nk'uko tubizi ibihe turimo biraruhije, kugira ngo wumve ko imbaraga zigarutse muri wowe, wumve ko Imana igusubijemo imbaraga. Hari igihe umuntu yumva imbaraga zibaye nk'aho ziri kumushirana, ukavuga ngo reka mfate umwanya nongere nihererane n'Imana. Ariko kandi nk'uko mugenzi wanjye abivuze, hariho benshi bahaza bakaharuhukira, Imana ikagira ibyo ihindura mu mateka yabo no mu mibereho yabo ya buri munsi. Kandi nk'uko nawe wabibonye ko ahangaha turi gukorera hirya no hino muri uyu musozi, wabonye ko harimo abantu benshi bari gusenga, harimo gurupe nyinshi ziri gusenga. Nubwo twebwe aho duhagaze nta gurupe ihari, ariko mu mpande zacu harimo abantu bari gusenga. Rero wabibonye ko hazamo benshi, kandi buriya ntabwo baba baje gukora ubusa, ahubwo Imana irabiyereka. Nanagushimira cyane, ngira ngo abakurikirana Prophet Ezekiel TV wese ubwa mbere bakubonye, na nuriya mugenzi wawe wundi nawe si ubwa mbere bamubonye ko hari ibihangano bye biri kuri Prophet Ezekiel TV. Muri abasangwa hano kuri iyi Prophet Ezekiel TV. Nk'uko wari ubikomojeho, mbanje no kugushimira cyane bitewe n'ubwitange bwawe ugaragaje ubwo nkusanze aho wabwirizaga, ukemera gutandukana nabo wari uri kwigisha, ukavuga uti byanze bikunze n'abadukurikirana online nabo bagomba kugezwaho ijambo ry'Imana. Banje kugushimira cyane, Imana iguha umugisha. Murakoze cyane, biradukwiriye ko ubutumwa bwiza bugera ku bantu bose, amen, ndetse bukagera kubaruta abo usanze ndi kwigisha. Yego nsanze rwose cyari ikibwirizwa kiryoshye kimeze neza. Mumbabarire, sinzi abadukurikiye, mumbabarire rwose gukererwa kuba nta gitambukije, kuko cyari kibwirizwa kiryoshye kimeze neza, abantu ubona bishimye. Hano kuri uyu musozi ndabirambiwe, ndahamya ntashidikanya ko abantu benshi barahabohokera bagasubizwa ibibazo bari bazanye, bagataha babonye ibisubizo. Niko mubibona namwe? Niko biba biri? Niko bimeze, kubera ko natwe byatugezeho. Natwe hari amateka tuhafite atuma tugenda tukongera tukahagaruka, bitewe n'ibyo twahaboneye. Numva na mugenzi wanjye nawe buri afite ibyo yabonye, nabyo nawe yatubwira. Niko bimeze nawe. Wenda wowe uri umujene ugereranyije n'uwo mugenzi wawe muri kumwe cyane. Hariya umuntu ashobora guhita yibaza ati uriya musore bimeze bite? Kuko akenshi tuvugishije ukuri usanga ibintu byo gusenga akenshi umubare nyamwinshi usanga ari abantu bakuze bagaragaramo cyane, ugasanga urubyiruko bibereye mu mayoga, mu zindi ngeso zitari nziza zidahesha Imana agaciro. Wowe ni iki wabwira abadukurikiye? Ni irihe banga cyangwa se izo mbaraga wazikuye kugira ngo utandukane n'ibyo abandi urundi rubyiruko ruba rurimo, wowe kugira ngo uze nawe uze ku musozi mu rugendo rwo gukurikira Imana, aho ubuhokera bigatuma izo ngeso mbi utazijyamo? Izo mbaraga uzikura hehe? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo naje gusanga mbona kuba hanze, cyangwa se kuba hanze mvuga ubwo udasenga, mbona nta mahoro nyine gahari. Kuko nabonaga hari byinshi nkora, nkabona nta cyiza na kimwe ndi kugeraho. Ariko naje kubona kuba muri Yesu hari amahoro menshi, hari ibyishimo, hari ukunezerwa, cyangwa se hari no gutabazwa ukamererwa neza. Akenshi na kenshi njya ngaruka ku buzima bwanjye ho gatoya. Ni ukuvuga ngo naje kureba uko nakuze, mbona mu mibereho yanjye, mbona igihe nabereyeho ndi umunywi w'inzoga, nkora buri kimwe cyose, nta na kimwe nigeze kugeraho. Ahubwo ndavuga ati guhera aka kanya nteye intambwe, nanjye ndaje kanjye kureba icyo abandi baturushije, abavuga ko Imana ihaba, abavuga ko kuba muri Yesu ari byiza, ndebe icyo baturusha. Ubwo ndatambuka ndaza nyine, niyo nanjye uyu munsi wabonye ko nazamutse ku musozi. Nsanzwe ndi umunyamasengesho, nsanzwe nkunda gusenga. Hari urubyiruko rwinshi ruri kunywa inzoga, hari abasambana, hari abirirwa mu by'isi nyine. Ariko ngewe Imana yarantoranyije, iravuga ati muhungu wanjye, nkugize uw'agaciro
muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu murenge utuyemo, mu mudugudu utuyemo. Yego. Mu yandi magambo, ubwo nawe wagiye kumenya inzira iza hano, hari ibyo wabagamo byinshi Yego. bitandukanye bidashimisha Imana. Yego. Ugeze hano ubasha kubikira. Yego. Uyoboka inzira yo gusenga. Natangaye cyane mbonye iteraniro ringana kuriya. Yego. Aba ari abantu benshi cyane ngira ngo tuganira ubushize na Jerime yavuze ati n'abanyamahanga barahagera. Yego. Uyu musozi ngewe sigaye mbona ko ari umusozi urenze, hari ikintu kibanga kirenze udashobora kwiyumvisha uyu musozi ufite, kuko ubona ari abantu batandukanye, ari bo mu ngeri zitandukanye kabisa. Ukibaza uyu musozi Yego. nta gihe kizagera ugasanga abantu ahubwo bashize mu nsengero bagiye baza guteranira hano kuri uyu musozi. Dufashe uhereze mugenzi wacu na adusubize icyo kibazo. Nta gihe abantu bazava mu nsengero bakaza kwibera kuri uyu musozi, bakahibera nyine bakumva ko ariho Imana ibaguze. Urakoze cyane. Ntabwo navuga ngo bazava mu nsengero baze kuri uyu musozi, ariko n'ubundi abo wabonye baba baturutse mu nsengero, kuko n'ubundi bariya ni abantu bafite ahantu basanzwe basengera, ariko bishyira hamwe bagafata gahunda bakavuga ngo reka tujye ku musozi, noneho tujye gusenga Imana twisanzuye cyangwa se twihereranye n'Imana. N'ubundi rero baba bavuye mu nsengero. Ntabwo navuga ngo bazashira mu nsengero baza ku musozi, kuko n'ubundi baza bavuye mu nsengero bakaza ku musozi, n'ubundi bagasubira mu nsengero z'iwabo. Ahari ndumva ari ubwo buryo nabivugamo. Yego. Urakoze cyane. Aha, tudatinze tutagiye muri byinshi, ndabona mwiteguye rwose. Ngiye mfite amatsiko y'ijambo mugiye kutubwira, kuko ndabona rwose mwambariye urugamba, muriteguye, mwakenyeye, mumeze neza cyane. Yego. Reka hereza mikrofone mugenzi wacu adufashe mu isengesho, hanyuma dutangirane n'ijambo ry'Imana. N'abadukurikiye mwese nizere ko turaza kuryoherwa. Reka dutangirane n'isengesho. Reka dusenge. Imana, turagushimye Uwiteka Imana, uri umukozi w'umuhanga, urera, urakiranuka, ugira neza. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe zitwomeho kandi ziduhagarareho. Amen. Twakugarutseho Kristo, si twaje kwiba, nta bindi byinshi twaje gukora, ahubwo nuko twaje kuguhamagara. Abadukurikiye aha hantu ubashigikire kandi ubambike imbaraga. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe zibomeho. Twabonye neza yawe, twabonye kugira neza kwawe, ibyo tugiye gutambutsa imbere yawe Kristo, uko tugiye kuza imbere yawe Kristo, ahubwo dushigikire, utwambike imbaraga, utubabarire ko turi abanyabyaha, ntacyo turi cy'imbere yawe, ahubwo dukomeze kandi utwambike imbaraga. Ijambo tugiye kuvuga ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Udukomereze amaboko, abarwayi ubakize, ababoshu babohore mu izina rya Yesu. Abagukorera Kristo by'ukuri ubashigikire kandi ubahagarareho. Turirukana abazimu n'abadayimoni n'abaha hantu, turategeka, turashwanyaguza. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe zitwomeho. Urakoze Data, urakoze ko wumvise gusenga kwacu, urakoze ko wumvise kwinginga kwacu. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe zitwomeho, ni mu izina ryawe Yesu urakoze. Amen. Murakoze cyane. Tumaze gusenga Imana, tumaze no kuganira, twabivuganye ko turi ku musozi wa Ndabirambiwe. Dufasha akanya rero ko kugira ngo twari turi muri groupe y'abandi, turavuga ngo reka tuve muri groupe tujye ku ruhande. Yego. Tuganira ijambo ry'Imana noneho ribasha kugera ku bantu benshi baruta bo twe turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro ku musozi wa Ndabirambiwe. Imana ibishimire kandi Imana ibane na buri muntu wese ukurikiranye iki kiganiro muri aka kanya, nuzagikurikirana mu bihe byaje, mu bihe bizaza. Rero twamaze gusenga, ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho mu ncamake, tugiye kuganira ku murimo w'Imana. Uburyo umurimo w'Imana ukorwa, urimo kugenda. Twakitwara gute nk'abantu basenga Imana? Niki se Imana yifuza ku muntu uri kuyisenga? Cyangwa se umuntu ushaka gusenga yakora iki kugira ngo abone Imana noneho ahure n'Imana by'ukuri? Impamvu muvandi, impamvu iki kintu turakiganiraho, uzi ko
twese turabizi ko muri iki gihe turimo harimo ubuyobe bwinshi cyane, abantu ko muri make abantu barasinziriye. Yego. Kandi basinziriye mu by'umwuka. Yego. Noneho bari gusenga, ugasanga twese turi gusenga tuvuga Imana. Yes. Ariko wabigenzura ugasanga bimwe si Imana, ahubwo ni Satani tuvuga twise Imana. Tugiye kureba rero dusomye ijambo ry'Imana. Yego. Tugiye gusoma ijambo riri mu Mubwiriza. Yego. Igitabo cy'Umubwiriza igice cya 9, wenda duhere ku murongo wa 13 tugeze ku wa 18. Yego. Aya magambo aba ariyo tuganiraho kugira ngo nuzakurikira iki kiganiro wese Yego. azagira ikintu akuramo cy'ingenzi. Uwo murongo wa 13 mu Mubwiriza ku gice cya 9 haranditse ngo, kandi nabonye ubwenge munsi y'ijuru bwambereye igikomeye. Yego. Hariho umudugudu muto urimo abantu bake, maze haza umwami ukomeye arawutera. Yego. Arawugota, awurundaho ibirundo byo kuririraho. Yego. Nuko habonekamo umukene uzi ubwenge, akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe. Yego. Nyamara nta muntu wibutse uwo mukene. Yego. Mpera ko ndavuga nti ubwenge buruta imbaraga. Yego. Ariko rero ubwenge bw'umukene burahinyurwa, kandi amagambo ye ntiyumvikana. Yego. Amagambo y'umunyabwenge avugirwa hiherereye. Yego. Aruta urusaku rw'umutwaro utwara abapfapfa. Ubwenge buruta intwaro z'intambara. Yego. Ariko umunyabyaha umwe arimbura ibyiza byinshi. Amen. Amen. Aya niyo magambo tugiye kuganiraho. Dusomye ijambo wenda risa nk'aho ari rirerire ariko atari rirerire cyane. Byatubwiraga ubwenge icyo ari cyo. Salomo cyangwa se umwanditsi w'iki gitabo atanze urugero ngo rw'umudugudu mutoya ngo wari utuwemo n'abantu, ngo nyuma haza umwami ukomeye atera uwo mudugudu. Bishatse ngo uwo mudugudu wari ufite ingabo, wari ufite abasirikare. Ariko ngo uwo mudugudu watewe ntabwo wakijijwe n'ingabo zihari, ahubwo wakijijwe nuko ngo hari harimo umukene w'umunyabwenge. Ngo noneho ngo uyu mukene w'umunyabwenge ngo akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe. Yego. Ngo nubwo abantu batigeze bagira gute bamwibuka ngo bamuzirikane. Yego. Hepfo ku murongo wa 16 niho Salomo avuze ngo, mpera ko ndavuga nti ubwenge buruta imbaraga. Yego. Bishatse kuvuga ngo muri uru rugero Salomo yatanze agaragaje ko burya kugira ubwenge biruta kugira igisirikare cyangwa se biruta kugira imbaraga. Ikintu nshaka gusobanura kuri iri jambo ukuntu ubwenge buruta imbaraga, n'abadukurikiye bose baraza kubyumva. Ukuntu ubwenge buruta imbaraga, urugero natanga. Ubu ngubu umuntu w'umugabo w'ibiro 50 wari uzi yuko ashobora gukoresha umuntu w'umugabo w'ibiro 150, we umukoresha agakoresha ubwenge, uwakoresha agakoresha imbaraga, kuko afite imbaraga zitagira ubwenge. Aricyo gituma uzasanga umuntu afite ibiro 150 ari umuyede, undi akagira ibiro 50 ari kapita cyangwa se ari enjeniyeri. Noneho enjeniyeri agakoresha ubwenge bwo gutegeka umuyede ngo naterura amabuye. Muri make ubwenge bukaruta imbaraga za wa wundi, nubwo afite imbaraga mu buryo bw'umubiri nyinshi, ariko ubwenge bwe bukaba buke, abamurusha ubwenge rero bakamukoresha. Niryo rya jambo rivuze ngo ubwenge buruta iki? Ubwenge buruta imbaraga. Ibi none turavuga ko bihuriye he n'umurimo w'Imana cyangwa se ingingo tugiye kuganira muri kano kanya? Jewe no kuvuga ngo hari ijambo giye kugaruka ahanga. Yego. Uratubwiye ko uradusomeye, usomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwenge buruta imbaraga. Yego. Ndagaruka ku murongo wa 18. Yego. Nukuvuga ngo wenda hari abadukurikiye batarasobanukirwa neza. Bagomba kuki se aba bantu batakijijwe n'imbaraga z'abasirikare bafite? Kuko nukuvuga ngo aba basirikare ko bari biteguye urugamba, baniteguye, urumva ko iki gihugu ko cyari gifite intwaro kandi cyiteguye kurwana kigatsinda kikaneresha. None se nukubera iki ahubwo aba basirikare inyuma yaho uwo mukene kuki ubwo bwenge yagize? Nge ntago ndasobanukirwa. Wenda hari abadukurikiye bari gutekereza bakatekereza bakabati aba bantu bari abasirikare bakomeye cyane bafite intwaro, igihugu cyari cyiteguye kurwana kigatsinda, kuki kitagwanye ahubwo ubwo bwenge bw'uwo mukene akaba ari bwo bukora? Ahubwo ngewe ko ndashaka ngo sobanurira aha hantu. Yego.
uwo mukene ubwo bwenge yakoresheje bwatumye igihugu gikira. Ntabwo ndamenya aho bwaturutse. Wadusobanurira ako kantu tukakamenya neza. Uko bigaragara hano, uko Bibiliya bigaragaza, uyu mukene bishoboka ko atari mu gisirikare cy'uriya mudugudu. Yego. Kuko baratubwiye ngo haje kuboneka umukene ariko aboneka nyuma, bamaze guterwa, bamaze no kwitegura intambara. Noneho ngo abakirisha ubwenge adakirishije iki intwaro z'intambara. Bigaragara ko uyu mukene atari ari mu gisirikare cy'umudugudu, ahubwo wari umuntu usuzugurwa, ariko nubwo bamusuzugura muri we harimo ikintu cyabakiza. Bishatse kuvuga ngo harimo ubwenge, nubwo bari barateguye intwaro nyinshi, ubwenge bwagaragaye ko busumba iki intwaro z'intambara. Ari wo wa murongo wa 18 wari uvuze, uvuze ngo ubwenge buruta intwaro z'intambara. Nidushaka dusoma ko kantu konyine, ubwenge buruta intwaro z'iki z'intambara. Bishatse intwaro z'intambara ni izihe kuri twebwe dusenga Imana? Kuko ibi turimo ni byerekeranye no gusenga n'umurimo w'Imana. Iyo tuvuze intwaro z'intambara rero kuri twe dusenga Imana, ni intwaro, ni impano z'umwuka. Bishatse kuvuga ngo ubwenge, kuba umunyabwenge biruta kuba umuhanuzi. Kuba umunyabwenge biruta gukora ibitangaza. Muri make ubwenge buruta intwaro z'intambara, cyangwa se ubwenge buruta intwaro z'umwuka. Kubera yuko ndabizi usenzeho iminsi myinshi, nanjye nsenze iminsi myinshi. Uzi yuko iyo turi gusenga Imana ijya ibwira abahanuzi ngo nimugire ubwenge. Ntubizi? Ndabizi cyane. Ariko ntabwo ijya ibwira abanyabwenge ngo nimuhanure. Uzi impamvu itabivuga? Nuko iyo umuntu agize ubwenge, ubwenge ubwabyo budomina umwuka w'ubuhanuzi. Noneho aricyo gituma umuhanuzi utagira ubwenge ahinduka ubusa, ariko umunyabwenge udahanura we ntabwo ahinduka ubusa. Ubwo umuhanuzi ategetswe kugira ubwenge, kuko ubwenge busumba impano y'ubuhanuzi. Icyo uri kucyumva. Muri iyi minsi rero turimo, ikibazo dufite gikomeye nuko ejo bundi mu minsi yashize nagerageje kwiga ku itorero rya ADPR, kubera ko ari ryo nanjye mvukamo niryo ryandeze. Ndavuga nti reka niga amateka y'itorero rya ADPR. None ndi kwiga kuri ADPR yonyine, niba mbyibuka neza nasanze ADPR ifite korali zo muri ADPR zose uzikusanyije zigera ku 6,300 hari na 18. Hagati aho ngaho niko mbyibuka. Noneho ADPR ikagira abadiyakoni 82,000. Unyumvire, abadiyakoni 82,000 by'abadiyakoni. Abaririmbyi korali ntabwo ari umubare w'abaririmbyi, ni korali 6,300 muri ADPR. Noneho ikagira abavuga butumwa 2,400. None nkibaza, aba bantu bangana gutya bose tubabara mu rwego rw'igisirikare. Turi kuri iri jambo rivuga ko ubwenge buruta intwaro z'intambara. None abadiyakoni 82,000, korali 6,300, abavuga butumwa n'abahanuzi 2,400. Satani yinjira ate mu idini hari abasirikari bangana gutya? Ari ryo rya jambo tubonye ritubwira ko ubwenge buruta iki intwaro z'intambara. Ni benshi, ariko kubura ubwenge bituma Satani abinjirira, atitaye ku bwinshi bwabo, atitaye ku mpano z'umwuka bafite, ahubwo nazara zidomina akazikoresha. Ari byo nakubwiye ko umunyabwenge afata wa wundi utagira ubwenge akamukoresha imirimo ye. Wowe ufite imbaraga utagira ubwenge, uriya agakoresha ubwenge bwe, imbaraga zawe zikamuhindukira inyungu. Aribwo kapita abwira umuyede ngo terura ibuye, ukariterura, wowe ugakoresha imbaraga, undi agakoresha ubwenge. Rero na Satani muri iki gihe turimo ari gukoresha ubwenge cyane. Ubwo bwenge ari gukoresha akabwinjiza mu mwuka w'umuhanuzi. Umuhanuzi nawe agakoresha imbaraga za gihanuzi, ariko mu nyungu za Satani. Naho ngaho umurimo w'Imana uducangiye, naho ngaho bikomereye. Ari byo twe turi kuvuga kuva kare hose, aricyo kiri gutuma abanyamasengesho basenga Imana. Ejo nawe ubwo ukazamwumva ari kuvuga ngo ariko ni Imana nasenze shitani, ni Imana yambwiye, ni abadayimoni twavuganye. Nawe ubwe ntabwo azi abo yavuganye nawe uwo ari we, bitewe n'imisengere yagize gute yasenga. Iki kintu se kiri kumvikana, bijye byakumvikana n'ukuntu ubwenge bwaturutira intwaro z'intambara cyangwa se impano z'umwuka. Imana ikabidusaba kugira gute rero? Iki Imana idusaba, Imana idusaba kugira ubwenge.
twaba turi abahanuzi, yego, twaba turi abavugabutumwa, twaba turi abaririmba. aha, nk'uko wowe uri umuririmbyi uri umuhanzi, yego, sibyo? Uzi ko buriya mu mpano yawe y'ubuhanzi ubuze ubwenge, yego, Satani yayikoresha mu nyungu ze, yayikoresha mu nyungu ze pe. nta bantu benshi se uzi b'abahanzi nkawe? Ndabazi cyane cyane. Satani yakoresheje mu ki? Mu nyungu ze. Aha. None muntu w'Imana rero ukurikiye iki kiganiro, banyamasengesho badukurikiye, ibyo tubazaniye ntabwo ari ubuhanuzi, yego, ahubwo cyangwa se abantu benshi, mpamvu muze gutyo, abantu benshi muri iki gihe bashishikajwe n'ubuhanuzi. yego, fata inyama, fata ifiriti, fata makaroni, fata igitenge, naho ngaho bibereye. Ibyo ngibyo nibyo bita Imana. Niba Satani ubwo afata umuntu akamukoresha mu nyungu ze, we twe tugatwarwa na bwa buhanuzi nari ndi kuvuga, ibi nibi, ese koko tuba turi mu buntu bw'Imana? yewe kagaruke kuri iki kintu koko. buriya ni ukuvuga ngo nahoze nzenguruka aha ngaha kuri uyu musozi, yego, ko mbona abantu bahanura kandi bagahanura mu izina ry'Imana, yego, kuko umuntu akavuga ati Imana iravuze akanatitira, akanavuga n'indimi, ko ni ukubera iki ibi bintu biba gutya, kandi aba bantu bakaba ahubwo bahumye basinziriye, kandi ari abavugabutumwa cyangwa se ari abahanuzi, banavuze mu izina ry'Imana, banavuze mu izina ry'Imana. Kuko buriya hari umuntu bavuye kure, avuye nk'Ikigali, avuye Igisenyi, akaba hatu umusozi uko bawuvuze uriho umwuka w'Imana, yego, ufite imbaraga, nyamara ninza ku musozi ukambwira ko Imana impaye imodoka, wenda nta gare mfite, yego, wenda dutanga urwo rugero, yego, kandi ukambwira ati mu cyumweru kimwe Imana irabiyiguhaye, nkagenda mfite icyizere, nkaba hari n'ukuntu nabigenza, kuko abantu nakontoroye mbona benshi bari gukora ivugabutumwa ku nyungu zabo atari ku nyungu z'Imana, bari gukora ivugabutumwa ku nyungu zabo, barangije bakora ivugabutumwa guca ku nyungu zabo, numpanurira ukambwira ko Imana impaye imodoka, nanjye cyo kuza ndareba mu bihumbi 10 nazamukanye cyangwa se 5, vuga ati amavuta y'Imana icishijemo imodoka, kanamugurire n'amazi pe. Ngeririya ntegereze nkore cyane, mburare mbwiridwe, nzakubite n'imyaka 5 nta modoka mbonye, nkubite imyaka 10 nta modoka mbonye, ahubwo ninjya gusenga ahantu bahite bambwira ati cya gihe warayobye, warahumye, ahubwo mugende wavuganye na Satani ugira ngo ni Imana, ahubwo bahite bambwira ati ahubwo mwebwe muhumuka, ahubwo mwambara intwaro zo gusenga, mwambara imbaraga nyine. Yego, ibyo bintu wabisobanura ute nk'umuvugabutumwa uzenguruka ahantu mu matorero atandukanye uvuga ijambo ry'Imana? Urakoze cyane. Iki kibazo ngiye kugisubiza nk'usubiza abantu benshi, kuko nubwo ari wowe ukimbajije, ariko si wowe ugifite wenyine, gifitwe n'abantu benshi. Nanjye ngiye gusubiza nk'usubiza isi yose. Yego. Ubundi mbere na mbere tuganire kuri iki kintu, foka ubitekerezeho neza. Yego. Ubu ari njyewe, ari n'igishwi, inyoni yitwa igishwi urayizi? Ndayizi. Kiguruka. Ari njyewe n'igishwi, ufite agaciro ninde? Ufite agaciro ni wowe. Ni njyewe kuko ndemwe mu ishusho y'Imana. Aha. None ubwo ari njyewe, ari n'igishwi, uw'Imana yagakwiye guha imodoka undi kamuha amababa ninde? Ni wowe yagakwiye guha imodoka. Reka da. Ahubwo kubera ko njyewe umuntu ari njye ugira gahunda nyinshi, iyo Imana ibishaka iba yarandemanya amababa, noneho nkajya nguruka, gahunda zanjye zikihuta. None bishatse kuvuga ngo ubwo Imana itigeze iha umuntu amababa, ntabwo yamuteguriye kuguruka. Yego. Icyo kintu wacyumvise? Noneho kangaruke kuri aka kantu. Nari ntarasoza gato, ihangane gato aka kantu gasoze. None ko igishwi kiva hano Musanze kikajya Kigali kidateze imodoka, kigurutse iminota mike kikaba cyageze, ari igishwi. Njyewe kugira ngo njye Kigali nkajya muri gare nkatega bisi kugira ngo ngere Kigali, ubwo usuzuguritse ari nanjye, ari njye, ari n'igishwi, ninde usuzuguritse? Buriya ndumva ukuntu mbibona. Yego. Igishwi ndabona kitasuzugurika, kuko si pe buriya nimba uko ugenda unyura muri gare cyangwa se uko ugenda unyura ahantu hatandukanye,
buriya hari ukuntu abantu bakubona urugero abantu bashobora kumbona nambaye iyi shati nambaye n'iyi saha pe mu kandi kanya bakabona wenda nambaye hari ukuntu aba bantu bakunda gukina amakomide bakina bambaye yego mu kandi kanya bakahita bambona hari ukuntu byahindutse nyamara baba batura uriya mukozi w'Imana ko byagenze kuri ati byanze byarangiye hari ukuntu ugenda unyura muri gane yego agabatu uyu muntu dukurikije urwego arimo yagakwiriye kuba afite n'akamodoka cyangwa se ari kugenda pirive izi modoka batega ukayikodesha ivatiri ikagutwara wenyine mbese bakagufata mu ishusho urimo bakagufata nuko bari kukubona bakagusuzugura uko numva igishwi cyo kiragenda kikaba ati ndagiye muri gahunda za hari ugisaba itike ntawe kirakatisha ntigikatisha ubwo se Imana ishobora kubwira igishwi ngo nguhaye perime ntibibaho kubera iki se nuko cyaremanwe iki muri make ubuzima bwacyo buroroshye cyo ndi kwerekezaho Imana yorohereje igishwi ubuzima ntigisabwa perime ntigisabwa visa mbese ahantu hose gishatse kujya kijyayo none icyo nari nshatse kukwereka twebwe hari ibintu twatwawe nabyo muri iki gihe ariko bitari mu mugambi Imana afoka ndakubwira impamvu uru Rwanda mbere y'uko imihanda izamo n'imodoka zitaraza n'amashanyarazi ataraza nta bahanuzi bahabaga barahabaga ubwo bahanuraga perime se nta mihanda ihari bibaho se bahanura perime nta mihanda nese bari guhanura ngo fata imodoka nta muhanda urayigendeshamo se urakoze cyane muri make rero uyu mwuka w'ubuhanuzi fata perime fata imodoka fata visa ni umwuka uje mu gihe ni umwuka nge nkwita umwuka w'iterambere yego kuko na mbere abahanuzi bari bahari ibi bitaraza ubwo bishatse ngo bari bafite ibindi bavuga bitari yego niba muri iki gihe rero ari ibi turi kuvuga ni umwuka w'iterambere si umwuka w'Imana yego ariyo mpamvu narindi kukubwira rurageno nari nguhaye kugira ngo nabandi babyumve neza nari nshatse kugereranya umuntu yego n'igisiga kiguruka kugira ngo nkwereke uwagakwiriye kuba yarahawe amababa wowe uravuze ngo nk'umukozi w'Imana ngo Imana imuhaye nk'akamodoka ngo wenda ngo agatega ngo abantu nibwo batamusuzugura reka da njyewe ntabwo mbona yuko yamuha imodoka ahubwo namuhitiramo kwimuha amababa yego urakoze cyane muri make njyewe ku bwanjye uko mbyumva niba hariho umwuka wafata perime fata imodoka njyewe rwose nakubwiye ko kera hariho abahanuzi muraza kumbwira impamvu atari ko bahanuraga abubaka bari ko bahanura wowe sinzi uko ubyumva kankubaza aka kantu yego none se bishatse kuvuga ko Imana ya kera imihanda itaribaho itabaho cyangwa se amamodoka ataraza yego ubu ngubu Imana y'ubu ngubu ariyo nsirimo gusumba Imana ya mbere wenda kadutekere ngenda kubaza kubera icyo abantu bari guhanura ngo Imana iguhaye perime ngo Imana iguhaye imodoka kandi kera Imana yari iriho kandi na n'ubu turahamya neza ko ikiriho kandi Imana ya mbere ariyo y'ubu ngubu yego none se byaje kwicanga birabirinduka gutya ya Mana ya kera iza kuvaho hazi y'ubu ngubu yo kugendana n'iterambere n'ubusirimu mbo reka icyo kintu tugitekerezeho n'abatwumva ubwo nuzareba iki kiganiro muri commentaire nawe azatubwira uburyo abyumva wenda ukoresheje ijambo ngo Imana ya kera ese hari Imana ya kera hari n'iyubu nanjye binyobe dukurikije Bibiliya iratubwira ngo Yesu Kristo ko yari ari kera n'uyu munsi ni nako azahora iteka ryose bishavuga ngo nta Yesu wa kera nta na Yesu w'ubu uko yakoranaga n'abantu kera niko yagakwiye kuba akorana natwe ubu ngubu ariko bitewe niko twavuze bitewe n'igihe abantu bagezemo hari ijambo riri muri Zaburi ya 18 rivuga ngo uko umuntu ameze niko Imana imwiyereka ku munyembabazi yerekana nk'inyembabazi ku munyampuhwe ikerekana nk'inyampuhwe ku muntu utunganye ikerekana nk'itunganye ngo no ku kigoryi ngo yerekana nk'igoramye iyo ni Zaburi ya 18 uhere ku murongo wa 26 none bishatse kuvuga ngo uko umuntu ameze rimwe na rimwe hari igihe hari ko abona Imana ndarihuza rero n'iki gihe turimo uko abantu b'iki gihe bameze bose bajya bibwira ko ariko Imana imeze rishobora kuba atari ko imeze yifite ukundi kuntu imeze twe tukayirema nk'uko tumeze
nigeze nsoma quotation ntuza ari amagambo y'abantu bahakana Imana, mbese ibyo bita quotation urabizi. Yego. Navuga ngo ni nk'incamigani cyangwa insigamigani. Noneho nsoma umuntu umwe niba ari Socrate, ntabwo nibuka wabivuze, aravuga ngo njyewe ngo nizera Imana, ngo ariko Imana nizera ngo ntabwo ari Imana abantu baremye mu ishusho yabo, ngo ahubwo ni Imana yandemye mu ishusho yayo. Yego. Uzi icyo yari ashatse kuvuga? Yari ashatse kugaragaza ko hari Imana abantu bafashe bayirema mu ishusho yabo mu buryo babyumvamo. Yego. None iyo Mana baremye mu buryo babyumvamo ntabwo ikora ko uko ishaka, ikora uko abantu bashaka. Ari nayo y'iki gihe rero twe tuvuga icyo abantu bafashe twaremye mu shusho y'Imana. Yego. None turabihinduye, dufashe Imana tuyirema mu ishusho yacu. Ubwo ni ukuvuga ngo natwe turifashe twihindura Imana ku Mana. Imana turayikoresha ntidukoresha. Reka nkubwire ikintu cyansekeje muvandi. N'abadukurikiye bose baraza kubigenzura, barasanga ikintu ngiye kuvuga hari n'ahandi hantu bashobora kuba barakibonye. Mu minsi yashize sinzi niba bigihari, ariko urabizi ko hari insengero zari zihari binjiragamo, bagera mu mwanya wo gutanga amaturo cyangwa se ibya 10, umuhanuzi agahagarara hariya imbere, abandi bagatonda umurongo. Ushyiramo ituro aguhanurira, ushyiramo ituro aguhanurira, ushyiramo makeya ntaguhanurira. Ibyo bintu ntabwo bizi ko byabaga. Nge nabibonye muri uyu mujyi wa Musanze kenshi. Nukuvuga ngo kangaruke kuri aka kantu. Yego. Nigeze kujya gusengera ahantu murangirikana. Yego. Bari twagiyeyo nka korari, naherekeje korari nabagamo mbere y'urubyiruko. Baba bati rero mwa bantu mwe uko murakomanga urugi niko Imana irabakingurira. Aho. Utanga 2 uko utanga 2 n'utanga 5 imigisha ntingana. Niko bababwiye. Kandi none watangaga 500 bakava nimba uwatanze 5 bavuze ngo Imana iguhaye imodoka. Watanga 500 bakaba ikaguha n'inkoko. Nanga n'igare. Igare rigura 1000 hafi 100, inkoko y'ibihumbi 3. Aho nge ndibaza man ko waremye umuntu kandi urema abakomeye n'aboroheje. Yego. Kandi twaje kumenya yuko uvuburira imvura ababi n'abeza. Yego. Mbese muri make ntabwo urobanura ko yes utabara umuntu utarebye ngo ni mwiza, utarebye ngo ni igisore, utarebye ngarananutse, ntabwo urobanura pe. None nukubera icyo abantu uko utanga 10,000 bakaguhanura ngo imodoka, watanga 500 ngo inkoko, wadusobanura nukubera iki? Kabantu abapasiteri benshi basigaye bakoresha ibiterane, bagakoresha iyo system. Kuko abantu icyo mbwira abantu barahumye nyine. Abantu mbese Satani yabambitse filime. Iyo Imana iravuze ngo atangira kugira ngo akapfukama Imana ngo haye icyubahiro. Imana iguhaye inzu mu mujyi wa Musanze, Imana ikugiriye neza. Kandi mu by'ukuri ibyo byose avuze ni irari ryo ko agomba ashaka ko icyaba cyo nyine. Ibyo ndi kukubwira wenda tutagiye no ku bindi byinshi cyane, niryo jambo nyine twavuze ry'uko abantu bafashe Imana bakayirema mu ishusho yabo, aho kugira ngo bo baremwe mu ishusho y'Imana. Iyo Mana rero baremye mu ishusho yabo niyo bakoresha ibyo bashaka, ntabwo ari bo bakora ibyo ishaka. Yego. Ndabona muri make iki kintu mbwiye gifitanye isano n'igihe Abisiraheli babwiye Aroni ati waturemera igishushanyo. Icyo gihe babonaga kuko Mose kwa kundi umuntu akubwira ati tegereza ndaje. Yego. Babona ko ahubwo igisubizo gitinze. Ariko babwira Aroni ati waturemera igishushanyo tugasenga. Yego. Turabiha ishusho, ndabona ari nkayo shusho. Yego. Ndabigereranya uko nguko. Ni muri ubwo buryo bwo guta amategeko y'Imana, bo bakishiriraho icyabo noneho. Yego. Buriya reka wenda urakoze kubuzanya iryo jambo, kuvuga ngo bafashe igishushanyo barakirema bakita Imana. Buriya kiriya Imana biremeye ntabwo cyari kujya gikora ibyo gishaka, ahubwo abantu bari kujya bagikoresha ibyo bashaka, kuko nibo banakiremeye. Ntabwo iyo Mana
yari kuvuga ngo reka njye mu nzu bati reka tukwanura utanyagirwa Yego. ngo ni Imana yanurwa Imana ni mobile badepurasa bagatereka hari Yego. rero n'abiki gihe banyamasengesho mudukurikiye mushaka Imana Yego. turi kubaganiriza ibi bintu duhagaze ku musozi wa Ndabirambiwe Yego. aho duhagaze ni mu butayu busengeramo abantu benshi Yego. n'ubu turi kuvugana hari abandi bantu benshi nubwo twe duhagaze turi babiri Yego. ariko hirya yacu no hino yacu hose harimo abantu bari gusenga Yego. muntu usengera mu butayu mu cyumba cy'amasengesho cyangwa mu rusengero Yego. inama twakugira jya usoma ijambo ry'Imana uryinjiremo cyane Yego. umenye ubushake bw'Imana kuri wowe mbere y'uko umenyesha Imana ibyo ushaka. Yego. Nicyo kintu ndi kumva nabwira abantu badukurikiye Yego. kugira ngo abantu bave mu rujijo. Kandi ikindi kintu navuga ku bantu badukurikiye nibava inyuma y'abahanuzi. Yego. Twe turi kubivuga turi abavuga butumwa, turi kubivuga imbere yacu hicaye abahanuzi nubwo mutari kubareba bagenzi bacu. Yego. Turi gukora ikiganiro bari kutureba. Yego. Ariko abahanuzi mwicaye ahangaha bavuga butumwa muri hirya no hino buri kumva iki kintu, mubwira abantu be kuba rimwe bahanze amaso ahubwo bahanga amaso ku Mana. Yego. Kubera iki foka nkubwira iki kintu nge cyambayeho nshaka kuvugira imbere ya kamera. Yego. Kugira ngo n'undi muntu wese uzacyumva cyangwa se udukurikiye muri kano kanya ubasha kucyumva na agira iki ikuntu abitekerezaho. Yego. Si kuri uyu musozi wa Ndabirambiwe turi. Yego. Niho turi. Umunsi umwe nigeze nzano kuri uyu musozi wa Ndabirambiwe. Ndi kumwe na groupe yari yaturutse mu Gakenke. Yego. Noneho mbwira abantu ijambo ry'Imana. Ndi kuganiriza abantu ijambo ry'Imana. Yego. Nshoje kubaganiriza ijambo ry'Imana. Yego. Umuhanuzi arampanurira. Noneho umuhanuzi amaze kumpanurira, ampanurira ibintu. Uri kubyumva? Iki kintu ngiye kuvuga abantu badukurikiye. Yego. Nundi wese cyabayeho azatwandikire muri comment atubwire ko ibi bintu atazi neza ko bibaho. Noneho barampanurira barambwira ngo umva ngo mukozi w'Imana ngo watubwiye ijambo ry'Imana nibyo ngariko Imana iravuze ngo umugore wawe ngo ni umurozi. Yego. Mugore wanjye ni umurozi nanjye ntega amatwi nca bugufi. Ati impamvu ari umurozi ati dora gusasira inzaratsi. Yego. Ati dore yaguseguye inzaratsi ati niyo mpamvu ati nta kintu ukora ngo bikunde ati ashaka kugutesha umutwe ukabura ubwenge. Ati umugore wawe afite inzaratsi. Yego. Siko bampanuriye ndi kuri Ndabirambiwe. Kumbe iki kintu cyambayeho ndi hano ku musozi. Yego. Madamu nari naramusize mu rugo. Yego. Nawe bigeze nko mu masaa 6 abandi babyeyi duturanye nabo babanyamasengesho baza kumureba ngo bajye gusengera ahantu mu cyumba cy'amasengesho. Yego. Bageze mu cyumba cy'amasengesho nawe baramuhanurira. Urumva nge bampanuriye ko afite inzaratsi ndi hano kuri Ndabirambiwe. Noneho nawe mu cyumba cy'amasengesho agemo hano mu mujyi wa Musanze. Yego. Ahantu runaka ntavuze kereke pare muri Mpenge udashatse kuvuga. Urumva? Baramuhanurira bati umva bati umugabo wawe ni indaya ati afite Delila ati indaya zibumereye nabi ati nubwo ari umuvuga butumwa arishushanya ati afite indaya. Nge bamanuriye ko afite iki inzaratsi. We bamuhanuriye ko mfite iki indaya. Aha. Reka ntahe rero ngere mu rugo nge nari nabitesheje agaciro ko hari ibintu umuntu ambwira nkamufata nk'uwasaze nkavuga ni ko umuntu nahura n'umusazi mbitesha agaciro ndataha. Reka ngere mu rugo rero nsanga umugore yarakaye. Atumva ati byaye byamenyekanye. Yego. Ati Imana irabagaragaje. Yego. Fokana uyiseka birababaje. Noneho ndavuga ni wa mugore wese Imana si tugaragaje gutyo gute bimeze bite atasha hati kuntu mwishushanya hati kuntu kirirwa kiri kushukwishushyanya ngo kiri kubwiriza ati kandi uri igishitani. Yego. Nese nagutwaye iki bimeze bite ati Imana yambwiye ibyawe. Yakubwiye ibyanjye se ko bimeze gute ati ngewe atahanu narindi ati Imana yambwiye ngo ufite indaya ngo ni impamvu dukena ngo ni impamvu tudatera imbere ngo nukubera ngo twubonye ngo tujyana mu ndaya. Wabyumvise ndi kugira ngo nkwereke operasiyo ya Satani ukuntu iteye. Ngewe nagiye gusenga barambwira ngo afite inzaratsi. None waho yagiye baramubwira ngo ngize ngo ndi indaya. None nanjye umva ukuntu nakemuye icyo kibazo. Naramubwiye nti rero reka tworoherane nk'abakristo tubikemure neza. Ati uretse numve amanyanga yawe. Ndamubwira ntaho narindi bambwiye ko ufite inzaratsi. Yego. Ndacendeka. None nabaho baruri bakubwiye ko mfite indaya. Yego. Noneho zana inzaratsi ufite tuzitwike nanjye nzana indaya zanjye tuzirukane. Yego.
umugore ararira n'ibimwira biraza ati ngete inzaratsi nzikuye ati ko ntazi n'umuti w'inzoka navuga nturazizana rero ni nanjye Imana yambwiye ko ufite inzaratsi umugore mbese mbona bimuteye agahinda bwo kumva ukuntu umuntu yamwitirira ngo afite inzaratsi ndamubwira nti none se dutekereze neza nk'abantu b'abanyamasengesho ko bampanuriye ko ufite inzaratsi hari izo ufite ati ntazo mfite ndamubwira nti nanjye ndabizi neza ko ntazo ufite ndamubwira nti none se wowe ukunyitegereza uko tubana uko imico yanjye uzi wenda usibye ibyo umuntu ahishe ibyo uzi hari uburayi umbonaho ati ntabwo nkubonaho rero uko utabumbonaho no mu mutima wanjye nta burimo turasenga turatuzi icyo kibazo kiva mu rugo ariko uri kumva iyo tuza kuba indangare uyu mwuka kandi wari uturutse mu bahanuzi wari kudusenyera urugo wasanga no mu badukurikiye hari izindi ngo zasenywe n'umwuka umeze nk'uwo bantu b'Imana Imana ni Imana y'amahoro ni Imana y'umutuzo ni Imana y'urukundo ntabwo ari Imana yo kuvuga ngo Focus irwana na Jeremy ntabwo ari Imana yo kuvuga ngo kubituriye ingumi ntabwo ari kwiteye reka mbabwire bantu badukurikiye Focus nayo mbikubwire n'abandi bose turi kumwe ikintu kigeze kinsetsa nabwo kuri umusozi wa Ndabirambiwe nigeze kuba ndahantu turi gusenga ndumva ni hano kuri Ndabirambiwe noneho twari turi kumwe n'abaturanyi bacu bari batatu yari umugabo n'umugore we n'undi mudamu bari baturanye noneho tuvuga ukuntu abantu bakora ibyaha kandi basenga noneho umwe muri ba badamu twari turi kumwe abwira mugenzi we ngo si nkawe ngo nkawe wagiye gusambana ugaca inyuma yawe umugabo ukabyara ati kandi ufite umugabo mu rugo ikintu cyantunguye uwo babwiye ngo yaciye inyuma umugabo ntabwo yabihakanye ko yari yarabikoze ni inkuru yari izwi yari yaranabyaye umwana utari uw'umugabo none hagiye gusubiza kugira ngo yisobanure aravuga ngo njyewe papa runaka ngo njya kumuca inyuma ngo ni Imana yabimbwiye nyumvire Foka ni Imana yabimubwiye none avuze icyo kintu nge numva ndumi Imana ibwira umugore ngo genda uca inyuma umugabo noneho ambwira ukuntu adusobanura ukuntu byagenze we ari kubidefanda nk'iby'Imana ariko abidusobanuriye twumva yapfiriye mu mwuka w'abahanuzi ngo yaje gusenga mu butayu ngo hakuri Ndabirambiwe ngo ahahurira n'abahanuzi ngo bari bavuye ku Gisenyi ngo baramuhanurira ngo mu byumweru 2 ngo Imana igiye kuguha 200,000 wabyumvise bakibumuhanurira akiva ku musozi ageze iwe mu rugo muri karitsiye haza umugabo aramubwira ngo ndashaka ko turyamana umugore aranga undi ati ndaguha 100,000 umugore aranga undi ati ndaguha 200,000 bamubwiye ngo baramuha 200,000 ahita bihuza n'ibyo abahanuzi bamuhanuriye ngo dore ubutabazi bw'Imana buraje bararyamanye bamutera inda ubu ngo bahetse umwana umugabo arabizi ko atari uwe n'umugore arabizi ko atari uwe niyo atanga ubuhamya avuga ko ari Imana amubwiye kujya gusambana wowe nk'umuntu wasenze namwe mudukurikiye birashoboka ko Imana ibwira umugore ngo genda ujye gusambana cyangwa ikakubwira ngo iguhaye amafaranga ukazayibona ari uko wishe umuntu birashoboka ko kambabwira iki kintu abantu badukurikiye bantu b'Imana mutubwire ni ukuvuga ngo ko ntago bishoboka Imana yo icisha mu nzira kandi igacisha mu nzira nyazo zikiranuka nziza tu kandi noneho ndatekereza kuri iki kintu uvuze amagomesha ari gusenyuka kubera iyi mpamvu uri gusanga umudiyakoni mu rusengero muri ADPR cyangwa se muri Anglikani atandukanye yahukanye kubera impamvu y'abahanuzi nk'uko byakugendekeye iyo utihangana cyangwa se ngo mube mu mwuka w'Imana nawe n'imbaraga zari zikurimo rwari guhirima abantu mwabyumvishije rwari guhirima Imana yigiye kugutabara ntago ikubwira ngo ijya kwica umuntu niho ubutabazi bwawe buri yigiye kugutabara ntago ikubwira ngo sambana akenshi na kenshi ibi bintu bijya binaba ku rubyiruko Imana ikabwira umukobwa ati nguhaye telefone y'umugisha yamara kumubwira ati nguhaye telefone y'umugisha umusore akahita amubwira ati burya se ntubayeho nta telefone ufite ndayikugurira ariko nawe nyine ugira ukuntu bigenza umukobwa nawe akahita akubita amaso inyuma akaba ati koko Imana yavuze ku musozi ko Imana impaye telefone bikahita bigenda uko niyo mpamvu inda z'indara kenshi ziri kuboneka mu gihugu zikomotse kuri ibyo ngibyo muri byinshi pe ahubwo si n'iki twakora icyo twakora nk'abanyamasengesho bantu b'Imana mvuga iki kintu buriya
nkubwire Fokasi, yego, ntuzatungurwe no kubona uzamuka umusozi ugiye gusenga mu butayu, yego, cyangwa ukajya mu cyumba cy'amasengesho, Yego. abantu bari hanze badasenga bakureba bakakubona nk'igicucu. yego, Rimwe na rimwe hari uwo bita igicucu ari nacyo, yego, kuko nta kuntu uzavuga ngo uje gusenga ku musozi, ehe, uje kuvugana n'Imana, yego, uhure n'umuntu akubwira ngo Imana iravuze ngo ica runaka, yego, cyangwa ngo Imana iravuze ngo nukora ibi ngibi Yego. wenda nusambana bizagenda gutya, yego, cyangwa ngo genda wishingire niho Imana igiye gukorera, Yego. nawe ubikore uzavuge ngo nturi igicucu, Uri uzaba uri igicucu. igicucu cyo mu butayu. cyane, Ntabwo dutukanye imbere ya kamera, ariko uzaba uri igicucu cyo mu butayu. neza neza, Ibi bintu urabivuze, wenda turi kwerekeza mu mwanya wo gusoza, ehe, ariko aka kantu nako kabaye ntabwo nabura kukavuga, yego, kugira ngo kiyongere ku bihamya byerekana ubuyobe bukomeye buri mu banyamasengesho muri iki. yego, Umunsi umwe nabaga ahantu hitwa Nyakinama, ehe, ntabwo ndi buvuge ari inde, yes, ariko wenda nawe nareba iki kiganiro niba abasha kukireba, yego, azamenya ko ari we byabayeho, kuko arabizi. Umugabo w'umwadeperi, ni umudiyakoni muri adeperi, yego, aramukoreraga. ehe, Noneho umunsi umwe ajya gusenga hano mu mujyi wa Musanze aturutse Yego. Nyakinama. yego, Ari gusenga umuhanuzi aramuhanurira, kuko ubu ngubu uwo mugabo mvuga afite umugore babyaranye inshuro 7 ahari, yego, babyaranye 7. Ariko umuhanuzi aramuhanurira, aramubwira ngo umva uko Imana ivuze, Yego. ngo Imana iravuze ngo uriya mugore wawe muri kumwe ntabwo ari uwawe, ngo Imana igiye kumwica muri uyu mwaka, ngo namara gupfa ngo Imana iguha undi mukobwa ngo ukiri mutoya ngo urangije kaminuza. Uwo mugabo bari kubwira Yego. ntabwo yize no kwandika izina rye biramugora, yego, ariko bamubwiye ko Imana igiye kumuha umugabo umukobwa urangije kaminuza, yes, ngo kandi ikamumuha ari uko ibanje kwica wa undi bari kumwe. noneho umunsi umwe ndiwe mu rugo kugira ngo nkwereke ko ibintu by'ubuhanuzi bijya bisenya ingo. yego, Ndiwe mu rugo, ehe, nari ndangije gukora akazi yari yampaye gukora, ehe, ariko iwe mu gikari mu gipangu bari gucukuramo icyobo yego, cya tuwarete, tuwarete imwe yari yaruzuye, bari gucukura indi tuwarete. ehe, Noneho ngiye kubona mbona araje arambwira ati Jeremy, ati ngwino njye kukwereka. Ubwo nge ngira ngo wenda boss ni ikintu agiye kunyereka runaka nta kandi gashya. Aranjyana mu gikari hahandi bacukuye icyobo cya tuwarete. Ibyo bintu byarambabaje. N'undi muntu wese ubyumva amenye yuko burya mu banyamasengesho harimo abasazi. Yego. Noneho anjyanye kuri cya cyobo arambwira ngo iki cyobo wakibonye ntinakibonye. Ngo uzi yuko ngo mu minsi ishize ngo ndi gusenga ngo Imana yambwiye ko igiye kwica mama runaka, ngo yamara kumwica ngo ngikame indi umugore. Ngo none ngo ndi kureba iki cyobo ngo nkabona ngo kimeze nk'ahantu tuzamuhamba ngo yapfuye. Ngo kandi Imana yambwiye ko biri hafi, ngo ari hafi gupfa vuba ahangaha. Abimbwiye agahinda karanyica. Navuga nti ikoko warasenze barakubwira ngo Imana igiye kwica umugore wawe, nawe ugeze ku rwego rwo gutekereza yuko agiye gupfa, ku buryo uri kujya ureba aho ubonye icyobo cyose ugatangira gupima metero ngo niho muzamuhamba. Niho muzamuhamba. Icyo gihe yambwiye ijambo rirambabaza, aravuga ngo ubuse ngo napfa ngo tuzamushyingure hano, ngo cyangwa tuzamujyane mu gisagara. Foka ntabwo mbeshya ndi imbere ya kamere n'imbere y'abantu b'Imana. Iyo ntabwo ari inkuru mpimbye n'ibintu byabaye bimbayeho nje n'uwo mugabo. Yego. Byansabye gufata umwanya wo kumuhugura no kumusengera no kumwigisha Imana neza. Icyakora icyo nshimira Imana, ubu ngubu yarahindutse, yamenye ko yari yarayobye, yamenye ko icyo gihe atari Imana bavuganye ahubwo ari abadayimoni. Rero abantu b'Imana icyo twababwira ni iki? Wowe iyi Imana ikubwira iki? Niba ugiye gusenga ufite umugore, bakakubwira ngo uriya mugore ntabwo ari uwawe, ngo n'ikimenyimenyi cyerekana ko atari uwawe ngo nuko agusuzugura. None niba umugore wawe yagusuzuguye bakakubwira ko atari uwawe, noneho nyoko wakubyaye we nagusuzugura, nabwo tuzavuga ngo ntabwo ari uwawe. Bazakubwira ko atakubyaye. Bati ntabwo ari nyoko, ati n'ikimenyimenyi aragusuzugura. Rero icyo nshatse kuvuga ngiki, kugirana ikibazo na mugenzi wawe ntabwo bikuraho isano iri hagati yanyu. Kugirana ikibazo n'umugore ntibikuraho isano. Rero ushobora kugirana ikibazo n'umugore ari Imana amuguhaye, ukagirana ikibazo n'umugabo ari Imana amuguhaye, ntabwo wabikuyeho isano. Ariko benshi bari kubyitwaza
turashoje ariko ndi kumva reka mvuge n'aka kantu yego nako reka nkavuge umudamu umwe w'umusirikari yaduhaye ubuhamya turi muri groupe nawe atuye hano mu mujyi wa Musanze atubwira kuntu umugabo we yari yaragiye muri misiyo mu gihugu cyo hanze noneho hari kubura ibyumweru 2 ngo umugabo we atahe undi mudamu umuhanuzi aramusanga aramubwira tumva nkubwire ati umugabo yase umusirikari ati yego ati ntiyagiye muri misiyo ati yagiye hanze ati rero umva ukuntu Imana imbwiye Imana irambwiye ngo azava hanze afite umuhoro ikintu cya mbere azakora ageze mu Rwanda azabanza kwice amafaranga avanye hanze ayasangire n'indaya ngo none ikintu Imana ivuze ngo Imana iravuze ngo pakira ibyawe uhunge ujye iwanyu atazakwica yahageze umugore nawe kuko urumva ngo yumviye umuhanuzi ngo niko Imana ivuze arapakira utuntu twose na matera arapakira aragenda ajya gukodesha ntiyajya iwabo ajya gukodesha ajya muri geto ariko kubera ko Imana yamukundaga hari igihe Imana ibigukunda naho waba urinjije ari kubura nk'iminsi nk'ine ngo umugabo wagere mu gihugu mutuma undi muhanuzi bwa kabiri noneho wagenda ari mukuri aramubwira ngo umva uko Imana ivuze ati wanjijiwe wabuze ubwenge ati utinyuka uturugo ngo barakubwira ngo umugabo azakwica Imana iravuze ngo pakira usubire mu rugo rwawe arongera arapakira asubira mu rugo umugabo atashye ajya kumwakira ku kibuga cy'indege ageze mu rugo amumurikira amafaranga bagura inzu batuye hano muri uyu mujyi wa Musanze hano hitwa Yawundi niho batuye uri kubyumva bishatse kugaragaza iki rero icyo gihe bamubwiraga ngo hunga umugabo azakwica babimubwiye bavuga ko ari Imana igize gute bivuze n'uwo wamubwiye ati subira mu rugo nawe n'Imana ari igize gute yari muto icyo nshatse kuvuga turi kwerekeza mu gusoza bantu b'Imana genzura ibyo uhanurirwa genzura ibyo wigishwa genzura n'ibyo wizera kugira ngo ubihuze n'ijambo ry'Imana ujye usoma ijambo ry'Imana buri munsi ubwira Imana ati ibi bintu nabwiwe mu ijambo ryawe n'irihe jambo ribishyigikira tugaruke kuri aka kantu gusoza niki wabwira abantu badukurikiye yego hari abo ibi bintu tuvuze byose byabayeho niki wababwira bakora ngo batandukanye umwuka w'Imana n'umwuka uturuka kwa Satani yego bamenye mbese niki bakwambara gituma nyine cyabaha urugero umuntu akaguhanurira ukahita umenya ko ari Imana ivuze cyangwa atari yivuze yego wadusobanura ukababwira n'icyo bakora urakoze cyane turi gusoza ko ndabona n'imvura yenda kugwa yego bantu mwadukurikiranye twaganiriye byinshi yego ahari wenda hari byo tutasobanuye ku rwego umuntu yakabisobanukiweho ariko icyo nshimira Imana ugiye muvuze ibintu nimubisobanure neza ababyumvise umwuka w'Imana ajya basanga agasobanura ibyo twebwe tutasobanuye ibyo rero tutabashiye gusobanura umwuka w'Imana azabisobanura ariko warumbajije ngo ni iki kintu umuntu yakora ngo atandukanye umwuka w'Imana n'umwuka w'abadayimoni tukiri mu ishuri twiga indimi urabizi mu ndimi hari icyo bita auxiliary cyangwa se auxiliary mu cyongereza hari inshinga itondagura izindi nshinga mbese inshinga izindi nshinga zifatiraho kugira ngo zibone kumvikana neza urakoze cyane noneho no mu by'Imana hari icyo nakwita auxiliary y'iby'Imana byose fata ijambo ryitwa urukundo urigire centre y'iby'Imana ivuga ikintu cyose kizaza kivuye mu mwuka ukabona kitari buza n'urukundo jya umenya ko ari icya shitani kansoringa icyo kintu ntabwo ari icy'Imana fata ikintu cyitwa amahoro ukigira izingiro ry'iby'Imana yakubwiye ibintu byose biraza biguhesha amahoro ku giti cyawe bidahesha abandi amahoro ni ibya shitani uka w'Imana ni umwuka uzana amahoro uzana umubano mu bantu no gukundana no kwicisha bugufi no kwihangana mu byo umuntu anyuramo ibitari ibyo byose ni ibya shitani murakoze cyane Imana iduhana umugisha turashoje n'ubutaha tuzongera tuganire kuri iri jambo ryitwa ngo umurimo w'Imana dukwiriye kuwukora dute dusanze hari byinshi byapfuye ariko Imana ifite ububasha bwo kuzura ibyapfuye umuntu watwumvise akaba hari ibyo asanze yaragoretse
asaba Imana imugarurira ibihe byiza, agorora ibyo yagoretse. Murakoze cyane, Imana iduhana umugisha. Reka muvandimwe Fokasi, nkuko wadutangirije ikiganiro uri gusenga, n'ubundi usenga Imana turi gusoza. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane, kadusenge kandi turi kumwe. Twapanze kujya tubategurira ibiganiro bitandukanye, twiga kuri byinshi mutasobanukirwaga. Kadusenge. Ushimwe kuko uri Imana igira neza, uruwera wa Isiraheli. Amina. Data, tukweretse abadukurikiye, tukweretse abangaba tugiye dutandukane kubw'umubiri, kubw'umwuka, dukomeze dusengere ku mugozi umwe. Kandi aba bantu ubahe ubwenge, ubahe guhumuka mu maso, ubambike imbaraga. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe zitwomeho. Iri jambo ryawe urigeze mu mahanga, urigeze aho rikwiriye kugera. Uwo rikwiriye kugeraho urimugezeho mu izina rya Yesu. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu. Ubane natwe kandi n'ibindi biganiro dutegura uzadukomeze kandi uzadushoboze. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe zikomeze kutwomaho. Ushimwe kuko uri Imana ishoboye byose. Dusengeye abababaye, dusengeye abadwayi, ubakize mu izina rya Yesu. Ababuze akazi ubaha akazi mu izina rya Yesu kuko uri Imana ishoboye byose. Ntacyo tubona twabaha, ariko wowe ufite ibyo wabaha bikabanezeza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ushigwe hejuru. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, ni mu izina ryawe Yesu urakoze. Amen. Murakoze cyane.